Suza abavandimwe mudukurikiye, umwami Imana n'abane namwe kuri mwe mwese mudukurikira ku isoko bw'Iru bwahishuwe ndetse no kubaho niyo. Uyu munsi rero ntago bisanzwe ni ibyiza bitandukanye kandi by'umumaro. Murabona kuri screen zanyu cyangwa se muri kurebaho cyangwa kurebera kuri televiziyo cyangwa n'ahandi, murahabona umugabo w'impamo uvugira Kristo. Ni umuvuga butumwa kandi akaba n'umugabo uhamye bya Kristo. Mu mubiri rero benshi bashobora kuba bumva ko akiri umusore, ariko ntago ari umusore mu mwuka wera. Mu mwuka wera ni umugabo. Uyu munsi rero ndagira ngo tumuhe ikaze maze abanza dusuza namara kudusuza turahoza kumubaza ibibazo bitandukanye, ndamubaza ndetse mbariza n'abandi. Muvandimwe muraho neza? Naho neza Anise. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Kagira Yesu. Aha ngaha ruri ni ku isoko y'ubwiru bwahishuwe. Ubwiru bwahishuwe. Ubwiru isoko y'ubwiru bwahishuwe. Amina. Bivuze ngo ubwo bivuze yuko hari ababuhishwe. Ni bya bindi bihishwe. Hari uwagihishwe. Imana ishimwe. Ni bihishwe bidapfa guhabwa na buri wese. Amen. Ibi nabihawe mfite imyaka 4 njyandika gutyo, ariko igihe kirageze mba umunyamakuru kugira ngo ntangaze iby'Imana yambwiye bitangariza kuri sheni. Uyu munsi rero ndagira ngo mu gihe abakumva ni benshi, isi yose irimo irakumva kandi irakureba, nagira ngo banze usuhuze abadukurikiye, numara kubasuhuza maze hari byo tukubaza byinshi twagiye twumva utambutsa hirya no hino, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko tukwigereraho. Ngaho rero watangira usuhuza abakumva kugira ngo tuze kukubaza maze wamaze kubibwira. Murakoze. Bikiruko bikiri naho nanjye nsuhuje inshuti zose zo kuri televiziyo cyangwa se zo ku isoko y'ubwiru bwahishuwe. Yego. Ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu, kandi mu Kirundi baravuga ngo ndabagumbatiye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Rero Imana nukuri nibahe umugisha abakunda ndetse kandi bakishimira kuza gushaka impamvu z'ibyo kurya by'umwuka na ku isoko y'ubwiru bwahishuwe. Yes. Kandi abo bantu bagabane umugisha mu bakobwa, mu bana, mu bahungu, mu basore no mu bagabo, mbese bagabane umugisha w'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze cyane. Wakibwira batwumva badukurikiye? Amazina ni Ntawukuriryayo Faustin. Ntawukuriryayo Faustin. Cyangwa se Ntawukuraho isezerano ry'Uwiteka Imana amajyambere. Byishimo amahoro Faustin. Urakoze cyane. Uyu munsi rero nagiraga nkubaze ndetse mbariza n'abandi. Mfite amatsiko ku bintu byinshi tubona, ariko tugira ngo tukubazeho neza udusobanurire nk'umuvuga butumwa Imana yatoranije muri iki gihe. Ese nk'ibi bintu ubona muri iki gihe, ubona abantu basigaye ukumva batambutsa amatangazo hirya no hino ngo umuntu utarize ngo ntago azigera aba pasiteri cyangwa umushumba cyangwa se umuvuga butumwa, ngo bisaba kuba afite amashuri menshi atandukanye kandi impamyabumenyi ihambaye. Ese iki kintu hari icyo wakitubwiraho, waba ukizi Imana ikigwishuriyeho, cyangwa nkawe yenda hari iby'Imana yaba yarakubwiye ikuganije? Wadusobanurira ugasobanura n'abatwumva kugira ngo babashe gusobanukirwa. Imana iguha umugisha cyane, kandi Uwiteka nukuri akwishimire cyane ku icyo kibazo uvuze. Ibinyoma by'abantu cyangwa se amagambo y'abantu ntashobora kuba icyomoro cyangwa se umuti uvura imitima y'abantu. Nari nkubwiye ngo ibyo umuntu yakwigisha akwigishe ngo uvuga Imana gutya, bivuze ngo ahubwo ari kuguha uburozi bwo kurya cyangwa bwo kunywa. Ariko hari akantu wari uvuze ntaguciye mu ijambo, wakadusura buriya ndakurikira kuko narakurikiwe. Ngo icyomoro ngo iki? Icyomoro cy'Imana ntabwo Imana ishobora kugihisha ku ndimi z'abantu. Nari ngize ngo ni icy'abantu. Abantu ntago bagira icyomoro. Kuko icya mbere Yobu yaravuze ngo irema uruguma niyo inarukiza. Rero bivuze ngo nta wundi wo gukiza hanze ya Kristo Yesu. Nuvuga ngo hanze ya Kristo Yesu haba ubushukanyi, nubwo abantu bakitwa ko bavura, ariko abo baganga baba ari abaganga b'ikinyoma. Rero Yesu kuko ari ure mu mutima akawuremera gukomera, kandi uwo ngo wawutanze kugira ngo utoborwe, niwe watanze imitima yo kugira ngo ishyikire mu ihumure, ishyikire mu umugisha w'Imana. Rero nari mvuze ngo icyomoro kiba hanze y'amahoro ya Kristo Yesu cyangwa se y'imirimo y'Imana. Yego. Kandi imirimo y'Imana ni iyi.
kumvira umwuka wayo wera no kuzurira mu kuri kw'iryo jambo. Ukuri kw'iryo jambo niri Yesu avuze ngo nige nzira ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Bivuze ngo izindi nzira zose aho ziganisha, inzira z'ubwenge, inzira z'ubuhanga n'inzira z'ubutwari, Yesu yigeze abivuga abwirije Yeremiya hano 9:22 na 23 avuga ngo ngo umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata kurwana kwayo n'imbaraga zayo. Ibyo byongera gusobanuka muri Zaburi 44. Ijambo ravuze ngo kuko imiheto cyangwa se mbese imyambi n'umuheto ntabwo ari byo byatumye tunesha, ahubwo kuko Uwiteka yacishije bugufi kandi agahoza impamvu z'imiriro yari iri kwaka ku mitwe y'abakiranutsi b'Imana cyangwa y'abagenzi cyangwa se y'imbuto z'Imana abo bita cyangwa abo ijambo rihamye yuko ari Israel cyangwa se aberejwe Uwiteka cyangwa se imfura z'Imana cyangwa abo kubana n'Imana iteka. Rero bivuze ngo hanze ya Yesu ntihari ubwenge, ubwenge bwuzurira mu bwenge kandi n'imbaraga zishyitswa n'umunyembaraga. Uwo munyabwenge cyangwa bwenge w'ukuri ni Kristo Yesu, wabivuze hano mu Migani 8. Ijambo riravuga ngo mbere yuko byose bibaho nari umuhanga kandi ngo nari tapene fede bone fodesa, nari umwubatsi w'ukuri. Yesu ntiyubakana ikinyoma ahubwo yubakana impamvu z'ukuri. Rero umuntu wese wubakiye ku magambo, ijuru ryamugeneye isezerano ryo gusenyuka ndetse mbese bikagenda, ariko umuntu wese wubakira mu kuri ngo imiraba n'imiyaga yose irahuha n'inzuzi zigatemba ariko ntiziyirengere. Niyo mpamvu ijambo rivuga hano muri Zaburi 32 umurongo wa 6 ijambo rikavuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo ngo nukuri umwuzure w'amazi yisanzure ntuzamugeraho. Aho 7 ijambo rikavuga ngo uzambera ubwihisho, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu zishima agakiza. Nuvuga ngo mukumvira Imana no komatana na Kristo Yesu ubona impundu zishima agakiza. Rero hari n'abantu baba mu miborogo n'inzara n'ubwoba n'intambara n'amakuba kubera yuko babaye mu mpamvu zishimira umubiri, kwa kundi Paulo yabivuze mu Bagalatiya 6 umurongo wa 7 avuga ngo nimuyobe Imana ntinagurizwa izuru kuko icyo umuntu abibira mu mubiri muri uwo mubiri asaruramo kubora, ngo ari kubira mu mwuka asaruramo ubugingo buhoraho. Aho umurongo w'8 Zaburi 32 akavuga ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugwa. Yego urakoze cyane, yenda nge ndabyumvishe. Ariko se abandi baraza kutubwira muri comment ndetse banakora kuri like akumwe kareba hejuru, abandi bakore subscribe ku batarayikora, abandi bakore share kugira ngo ikiganiro kigere kure n'abandi bamenye ukukuri. Ariko ndashaka kukubaza neza tugushe ku ntego. Ese nkatwe cyangwa nk'abandi umuntu waba atarize ataragize amahirwe yo kwiga, ntiyaciye no mu ishuri, kandi turabizi ko abantu bose batabonye amahirwe. Hari abakene batabonye ubarihirira, hari imfubyi zitabonye ubarihirira, hari n'abafite uburyo ariko bakaba batarabonye uburyo bitewe n'ikibazo runaka. None nko mu gihe bavuze ngo umuntu utarize ntazaba pastor, ntazaba umushumba, ntazaba n'umuvugabutumwa, hakaba hasabwa umuntu ufite impamyabumenyi diplome y'ikirenga cyangwa se ihambaye. Ubwo uwo muntu utarize ayo mashuri y'isi cyangwa mu buryo bwo mu bumenyi bw'isi, Imana ntizamukoresha cyangwa izamukoresha? Ese Imana yaramwibagiwe cyangwa iramuzi? Ikindi, ese uyu muntu azabarwa mu kihe gice? Ko wumva habayeho kuvuga ngo nukurobanura, hakabaho ko umuntu wizi niwe uzavuga Imana gusa, niwe uzaba ahagarariye abandi akaba nkaho ari umungeri. None bivuze ngo muri abo bantu bisuzugurwa bamwe badafite diplome batabonye amahirwe, ntago bazigera hava nk'umushumba cyangwa umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa? Bivuze ngo ubwo noneho ubwo bizaba birangiriye aho? Wadusobanurira abantu. Urakoze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntago ari conversion, ntago buri conversion. Ntabwo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bushingiye ku mico y'Abanyamerika, ku mico y'Abadage, ku mico y'Abirabura, ku mico y'Abanyarwanda. Ubwo ni mu buryo bwose. Noneho kugira ngo unyumve neza, ntabwo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugomba gukontororwa na za organisation cyangwa se n'ama departement wenda ashinzwe ibintu by'abantu, ama association, sociabilité mu bantu nk'uko ubona mu Rwanda RGB. Uri kunyumva?
wenda ishobora gushingwa wenda igisate cy'amakoperative n'amasosiyete n'ibindi bintu cyangwa n'inzego z'abantu muri makeya kuko nyine ari urwego rushinzwe donc imiyoborere. Rero icyo nshaka kukubwira ibya RGB biri mu Rwanda. RGB ntago ari y'Abadage, RGB nta nubwo ari niya Israel. Uri kunyumva neza icyo ndi kuvuga? Hanyuma niyo habaho noneho iyo ntuzi iyo miyoborere y'Abadage cyangwa imiyoborere y'Abanyamerika, isi mu gutegura imiyoboro isi iyobora abantu. Ariko ubugingo ntabwo buyoborwa n'umuntu. Uranyumva neza? Ubugingo buyoborwa n'ukuri. Kandi uko kuri ni Yesu Kristo, kandi uwo Yesu Kristo ni umwuka w'ukuri nyine, ni umwuka wica impamvu zose z'ikinyoma, ukazura impamvu z'umuntu wese ukwiriye kuzurira muri bwa bugingo. None ari nkubwiye ngo wibuke neza kuri Abeli. Abeli yize amashuri angahanise. Unsubize kandi twihuta cyane. Hanyuma kabiri, umbwira amashuri Mose yize. Umbwira amashuri ya Enoki. Uri kunyumva neza? Mbwira ya Eliya. Hanyuma tape enfo de sadene sha. Nakubwiye ngo ntabwo byabangamira Imana kwiga geography kuko niyo nize. Uranyumva neza? Ariko kuvuga Imana ntibisaba ko jewe nize geography cyangwa nize theology. Nakubwiye ngo syllabus, uri kunyumva neza, zitera imiringoti n'imyobo. Uri kunyumva neza kuko inukuvuga ngo umuringoti no mu mwobo harimo ikinyoma n'umwijima. Ariko mu mpamvu z'ukuri no mu mpamvu z'umucyo hari impamvu zo kuzurira mu bugingo cyangwa se z'amahoro. Nta gihe na kimwe akanwa k'umuntu kazigera kavuga Imana mu mpamvu z'ubwenge bw'umuntu. Ubwo n'ubumenyi cyangwa n'ubwenge bimwe ubumenyi nakubwiye rega ibyo bintu donc parenthèse turabivuga ngo ni syllabus. Uri kunyumva neza? Syllabus cyangwa se icyo bita ngo niveau d'étude. Isi yo yita nibyo Imana yabwiye yuko Imana mu gutoranya itareba nk'abantu. Yahakanye Sawuli uwo isi cyangwa abantu bashimaga kuko yari mwene Kishi umubenjamini. Hanyuma itoranya isuzugurwa yasuzwaga na Yesayi ubwe n'abakuru be cyangwa n'abandi bantu. Kuko ijambo ravuga ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu. Ngo ariko ngo ikinezeza abami bagenzura ubwenge barangiza ntibabumenye. Rero ntabwo ushobora kugenzura ubwenge kandi ijambo ryakubwiye ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha no kujijuka. Nuvuga ngo iyo syllabus naba yifatanije no gusambana no kwiba no kwica ntacyo bitwaye leta. Uri kunyumva neza kuko nyine ibya Kristo ni wabi ntabwo Imana umurimo wa Kristo ayawushinza abantu. We yaravuze ngo wavuze ngo nijewe uruhura abantu kandi ni nanjye wabaho umurongo bawuruhe. Uri kunyumva neza muntu w'Imana? Rero bivuze ngo umurimo cyangwa mu biganza bya Kristo hagezemo umusumari mu kiburyo no mu kibumo icyo bita muri pomme de main. Nuvuga ngo hano mu biganza. Hanyuma na wa mutwe aho bita muri donc nakita nk'ikintu cya oha kiba hangaha rimwe na rimwe abarozi bakunda kwinjiriramo kugira ngo bananize ubwenge bw'umuntu. Buryo iyo umuntu bajya kumuteza ibisazi bagendera ku cyo donc kuri organe yitwa oha donc mu Gifaransa. No mu kirenge rero baragitoboye kuko naho habamo pomme donc harimo ubufindo bw'Imana Imana yahishemo kuri. Ariko abarozi n'abamagiciye cyangwa n'abakonikoni ibyo ngibyo barabizi. Ariko abo barozi n'abo bamagiciye n'abo bakonikoni bibuke neza ko Daniel yagize icyubahiro gikomeye kurusha intare Satani cyangwa kurusha isazi y'umwanda Satani. Bivuze ngo Ezekiel aje guhanura yaravuze ngo erega urusha ubwenge Daniel. Ni nka Imana yari ninguye Satani yuko ari icyohe kibi cyane ndetse kure cyane nyuma ya Daniel kuko Daniel yahawe ubwenge ariko atahawe intego atahawe kuvuga Imana kwa Daniel ntibyavuye mu mpamvu zo kwiga ahubwo byavuye mu mpamvu zo gusenga no kubaha Imana. Rero uyu muntu icyo umwuka ntago wakigenzuza syllabus cyangwa wakigenzuza ibyo kuya muntu uze muri za teologia cyangwa na école ziri théologique. Uranyumva neza? Nukuvuga ngo rero iby'Imana ni igihe kigeze cyuko ahubwo abo ba teologie isoni zibakora aniseti kuva ku wa mbere ukageza ku wa nyuma. Uranyumva neza? Rero ubwenge bavuga n'ubwisi ariko umwuka wera ni uje guhishura ahubwo abavuga butumwa bukuri. Uri kunkurikirana neza? Nta teology ari gutuma Dawidi yica Goliath. Hanyuma abangaba ubwo isi iri gutoranya abavuga ubutumwa bivuze ngo ahubwo n'igihe cyuko Yesu agiye kwerekana imirimo ikomeye cyane n'imbaraga zikomeye aba teology bazashya batutubikane. Sinakubwiye iki cyabaye kuri kuri izi ntumwa zari zitumwe n'umutware wari ugiye guhamagara ngo aha ngo umwamara gushaka. Eliya akavuga ngo ubwo muvuze ko ndi umuntu w'Imana umuriro uve mu ijuru utwike wowe wa mutware we nabo 50 bagapfa 102 nyuma itsinda ryagiye rya gatatu ryaca bugufi marayika w'Imana akavuga ati emera kujyana nabo. Ni igihe kigeze cyuko ubutumwa bugiye kwerekanwa n'imbaraga z'umwuka wera. Ubutumwa ntibuvugwa n'akanwa, ubutumwa ntibuvugwa n'amaso, ahubwo ubutumwa buvugwa n'imbaraga y'umwuka wera ihesha uwizera gukira. None se ubu ntago yenda babayoboye n'umwuka wera ari Imana ibayoboye cyangwa bizanabaho anisi. Yesu yaravuze ari mu isi ngo ibya
RGB nibibe ibya RGB n'ibya leta nibibi bya leta ibya Yesu Kristo nibabiharire Yesu Kristo kuko ari we wapfiriye abantu mwisi. Ubwo rero batamugira inama nta nubwo aza no kubagisha inama, ahubwo ubwo byabananiye kumwizera abantu nibahore. Uri kunyumva neza? Abantu Imana yishimira yuko ibihugu bigira ama organisation donc bikagira n'ubuyobozi, ariko abantu ntabwo bashobora kujya kuba bajyanama muri, kandi nakubwiye ijambo rivuga ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryengereza kugumaho. Yesaya 28:26 ijambo ravuga ngo kuko Imana yimwerekera ikamwigisha. None se barajya kwigisha Imana? No kuvuga ngo barashaka kuvuga Imana gutya udatoneka abantu utagira nuko nyine icari cyo. Ubwo n'ubutumwa bw'abantu nta Kristo urimo. Okay. Rero kugira ngo noneho abantu bamenye neza mu kwandika kw'Imana, Imana yandikira abantu bayo mwisi, yaranditse kandi ibingibi si by'abakorino. Haravuze mu bakorino ba mbere bice 2 umurongo wa 6 kugeza ahangaha hepfo 17 haravuze ngo icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kugira gute kureba, n'ibyo gutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza? Namwe mwumve. Hanyuma bari kubabwira bati nimujya kwiga za theology n'inuza, ariko nukugira ngo babaharure kandi babaharagate kubaha Imana muri mwe, ngo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo, nyine umwuka wa Yesu Kristo wenyine. Si umwuka wa theology rero. Ngo n'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyisi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko tubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere niyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe nta umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Aniseti muntu w'Imana, nagira ngo nkwibutse yuko Satani agira buri kode ebyiri. Agira kode amategeko abiri akomeye cyane. Vuga gusobanura Bibiliya mu buryo bucuritse. Uranyumva neza Aniseti? Ari byo bigisha aba theology. Uri kunyumva neza? Kandi mu isi y'umwijima bagira buri mu cyumweru, nuvuga ngo bagira umunsi kuri buri wa gatanu bagira aba theology bajya kwigayo iminota 45 kugira ngo tapene for the sudden shot baza kuza gucurika amagambo kwa kundi nimba Imana ivuze ngo bibaho imisatsi, abandi bakavuga ngo ko ari imirimo y'abagore, bakaza bakavuga ngo ibi byari by'abakorino byari, ariko sindabona urwandiko rwandikiwe abanyarwanda cyangwa rwandikiwe abarundi cyangwa se rwandikiwe abakongo cyangwa abagande. Uranyumva neza Aniseti? Bagacurika amagambo y'Imana kuri urwo rugero, nyamara bakagaruka bavuga ati Yesu turakuzi kandi Yesu uri umwami. Nkayoberwa Yesu waje mu Rwanda cyangwa se Gorogota iba mu Rwanda hiri cyangwa se aho bamubambiye. Uranyumva neza muntu w'Imana? Yesu yaje mu isi yihishura mu bwoko bw'Abisirayeli, ariko Yesu si umwisirayeli kuko ntafite amaraso ya Isirayeli, afite amaraso ye bwite, amaraso yirukana icyaha ku muntu, yirukana imivumo, yirukana ikibi, nk'uko ijambo rivuga mu Baheburayo 12:24 ngo amaraso ya Yesu Kristo avuga ibyiza, avuga imbaraga, avuga kubaho, avuga kurama, avuga gukomera, avuga kunesha icyaha, kunesha Satani. Aha, aho ndabyumvishe umuntu uvuga butumwa muntu w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Ariko kandi hari ikintu nge numvishemo, sinzi niba yenda n'abandi ariko babyumvishe, hari ukuntu numvishe mu gatoya. Bitweretse neza ko iryo jambo dusomeye ko arabajemo ikibazo ngo ninde wamenye icyo ndatekereza ngo amwigishe? Usibye umwuka wa Yesu Kristo uzakamenya ko Aniseti hari icyiza agiye guhishurirwa cyangwa agiye kuzuriramo, cyangwa uwo mwuka no wasanze Dawidi umumenyesha ko igiye yamutoranije nk'umushumba w'ubwoko bwa Isirayeli, ko yatoranijwe nk'umwami. Uwo mwuka wagendereye Samweli ajya guhanurira umwami Dawidi. Uwo mwuka niwe wongeye kugenderera Natani ujya kumubwira yuko yakoze ikibi kwa Uriya,
arangije aranamwica. Bivuze ngo rero Imana niyo ihishura kandi niyihisha. Imana niyo yahishe Daniyeli akanwa k'intare. Imana niyo yambuye Daniyeli urwobo cyangwa se n'itegeko ryarwo cyangwa se itegeko ry'urupfu, ahubwo imuha kubaho no gukomera mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu numvishe. Buriya rero nkunda mba ntuje ariko nkurikiye. Imana iguha umugisha cyane. Nakubwiye ngo ngerageza buriya gutega amatwi. Imana irakwishimira cyane. Yego. None twibaze nabwo. Yego. Ese kubera iki tubona ba Dawidi yageragaho n'Imana imaze no kumwimika? Yego. Kuko mbona yaramwimitse inshuro zingahe. Ariko hari ikintu kuko hari abantu bamwimitse n'Imana yamwimitse. Yego. Ariko se kubera iki yagerageje kuba yamaze kuba umwami? Yego. Yarangiza akajya afata ibihe byo kujya kugisha inama Uwiteka. Aha, Imana iguha umugisha cyane. Imana iguha umugisha. Nukuvuga ngo Uwimana kumbura ibihe byo gusenga na Daniyeli rega niko byari biri. Nukuvuga ngo impamvu yakumburaga kujya kureba umwami nuko kubaho kwe n'itegeko ry'ubugingo ryari riri muri we, kuko ikigenge ntikizi inzira, kuko ijambo riravuga ngo inzira ijyana mu bugingo irazamuka ngo ariko ijyana ikuzimu iramanuka. Hanyuma 22:5 mu Migani ijambo rikavuga ngo amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi ngo ariko urinda ubugingo bwe azaca kure yabyo. Bivuze ngo Dawidi yajyaga kugisha inama Imana kubera yuko rya jambo ryavuze ngo nzakwigisha nkwereka inzira, nzakugira inama, jisho ryanjye rizakugumaho. Rero igihe kimwe hano ijambo Yesu aza kuvuga ngo niki gitumye ngo Dawidi ubwo yari umwami ngo abwire ubwo bavugaga ko ari umwana wa Dawidi, ngo niki cyatumye ngo avuga ngo Imana yabwiriye ijambo ry'Uwiteka ryabwiriye umwami wanjye ngo niyicare iburyo bwanjye, umwami wanjye. Nyine Dawidi avuga umwami we. Umwami wa Dawidi rero ni Yesu Kristo, wa wundi wari uhishwe, uwo Pawulo yavuze ngo ubwiru bw'ubutumwa bwiza bw'Imana yahishe igihe kirekire, ariko ku gihe cya Pawulo ngo bugahishuka. Kuko ni ukuvuga ngo inzandiko za Pawulo zasobanuraga agakiza. Hanyuma hariya mu byahishuwe ijambo rikavuga yuko agakiza kahishuwe nyine. Hanyuma uzi yuko mu mavanjiri cyangwa se muri buriya butumwa Luka, donc Matayo, Marko, Luka na Yohana bisobanura nyine kubaho mu mpamvu z'agakiza, agakiza kigaragaza cyangwa kagaragazwa cyangwa se kerekanwa. Rero ni ukuvuga imirimo Yesu yaje gukora igihe Simiyoni yavuze ngo ubwo mbonye agakiza reka ngende. Rero ubutumwa bw'amagambo n'akanwa ni ubutumwa bw'ikinyoma n'ikiyoka. Rero Antikristo ari gutegura donc iki kintu cyakitwa ecumenisme cyangwa se amatorero rusange. Aba bateologiye rero n'aba bahanuzi b'ikinyoma, n'abahanuzi b'umwanda bazajya kubana na Satani cyangwa na Antikristo kugira ngo bajejishe umugeni cyangwa gutegura k'umugeni. Ariko ibyo byose umuyaga w'Uwiteka n'imbaraga z'Imana n'imbaraga z'Isumba byose zizaza zimenagure buri mpamvu yose na buri mwuka na buri mutima na buri kanwa kose gahakana ko Yesu Kristo atari umwami mu mpamvu z'igihe cye. Kuko nyine gutegura kw'Imana kugiye kwerekana imbaraga z'umwuka wera kugira ngo itorero rizajyanwe mu ijuru ridafite imuhanyari cyangwa ikizinga. Noneho bivuze ngo ni ubuhanuzi bwahanuwe mbere buri gusohorera ku bantu bari gusohoza ubuhanuzi. Exactement cyane. Bivuze ngo rero aba bose bari kujya kwirukira teologiya nuko badafite ubwenge. Bazasana cya kindi cyo muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 13 ngo ndabacira umugani w'inkindi n'imiberanya ngo umugabo w'ukuri niwe mutwe naho umuhanuzi w'ikinyoma n'ikibo, kandi ngo uyobora ubwo bwoko arabuyobya kandi nabo bayoboye bakarimbuka. Rero bivuze ngo nibagende biga teologiya kuko nubundi amaboko y'urupfu azabakira. Ariko ujya kwiga kwihana no kujya guhamagara Yesu Kristo ngo aze abe umwami kandi ayobore umutima, ubwenge n'umubiri n'ubugingo, uwo niwe uzitwa wabonye umucyo cyangwa niwe izuba ryo gukiranuka rizarasira, niwe Imana izambara ubushwambagara, izambura umwuka w'ubunyarwanda, kuko umwuka w'ubunyarwanda, umwuka w'Ubugande, umwuka w'ubwirabura, umwuka w'Inyamerika, umwuka w'Ubudage, umwuka w'Ubufaransa cyangwa Ubwongereza urarimbura kandi urarimbuza. Ariko umwuka wa Kristo Yesu utanga ubugingo kandi rapere vode sadenesha, nkuko ngo tutagabanya umwuka w'intege nke ahubwo twagabanya umwuka w'imbaraga udutakisha ngo abadata cyangwa abapere. Urakoze cyane. Twegera umusozi. Yego. Yenda n'abandi batubwira muri comment ko bimeze, bakandi bakoresha abandi bakore kuri like batubwire, batwandikire muri comment. Hari ikintu uruvuzi byahishuriwe Yohana, uvuga no muri Daniyeli, ariko hari ikintu ntekereje yenda twibazaho uko nge buri uvuze ikintu bituma ntekereza no kubindi. Imana ishimwe n'ukuri umunyamwuka. Ese ko Daniyeli
yakurikiranye Imana imuhishuriye yego kugeza ubwo adandabiranye na Yohana byamubayeho yego kuko Yohana niwe yirangira ngo humura yego ariko benshi ntibakaza kugana none muri kiriya gihe Daniyeli amaze kwikubita hasi yubamye ko marayika azakamukoraho amaze kuzanzamuka yagize amatsiko y'ibindi bintu ari kureba yego arabaza ngo mbese kizaheruka ikindi abwiye ati ibyo Daniyeli genda wihagarare mu mugabane wawe kuko ibyo ngibyo ari by'igihe cy'imperuka kandi bishyizwe kera bihishwe amaso yawe uvuga ngo ntibyari ibya Daniyeli ahubwo byari ndetse kandi n'ubu nyuma ya Yohana Imana iraza kwerekana hari icyo nshaka kubaza kumva mwaho ngaho mfashe mu gihe yari amaze kumubwira gutyo ko yamubwiye ngo jyanira aho Daniyeli mugabo ukundwa yego ibindi bihishwa amaso yawe none niba umuntu yarize theology sibyo theologia n'ibindi cyangwa se akaba ufite impamyabumenyi akaba ari we uzabasha kuba muri make jya wumva ko ari sirabisi uzabasha kuba umushumba umupasiteri n'ibindi ntabwo ariko bigenda ibi bintu Daniyeli atahishuriwe aba bantu bazabihishura nihishurwa ry'ikuzimu kandi ndi kubikubwira bazabihishura donc iyi theology ari y'ikinyoma iri kugira ngo ahubwo kuko Satani abona azi neza yuko itorero iyo rigize umwuka barashaka kwirukana donc barashaka kwirukana mu bantu abantu kubasindisha ibintu by'ibigambo n'ibi bintu nyine ubuhanuzi bwa Bali cyangwa imikorere ya Bali rero ni Bali Yesu cyangwa donc Bereyari n'uyu nguyu uvuga Yesu ariko ni ukuvuga ngo ari Yesu Bali nyine ariko Yesu Kristo wabambwe cyangwa Yesu Kristo uzura akanica ni ukuvuga ngo ni Yesu utanga ubugingo no bivuze ngo bameze nk'uyu mukonikoni bita aruma wo mu byahikozwe n'intumwa exactement ni ukuvuga ngo ababoni n'ababitsa bari Yesu aba rero hari imikorere rero yo mu kirere cya kabiri icyo bita donc ubwami Amedo Persike donc royaume Amedo Persike ni ukuvuga ngo ni ubwami bwabo Medi n'Ubuperesi ukorera mu ijuru rya kabiri none ariko hakaba hano ikuzimu aho bajya kwiga ni ukuvuga ngo hano hejuru bajya kwiga donc iyi vaticanization bajya kwiga saa 2 na saa 8 barazamuka bakajya kwiga mu ijuru rya kabiri hari aho bita muri domaine marial ni ukuvuga ngo rero aya madini yose ni ukuvuga ngo bagiye bayirukanamo Yesu kugira ngo basigaze icyo bita simbole n'imihango n'amaseremoni noneho bakajya kuri sasarido donc sasari amanuza aba batamiye bakajya kugarura ya mihango ya Kiyahudi kandi ubu ngubu ntabwo ubutumwa tuvuga ari ubw'Abayahudi tuvuga ubutumwa bw'umugabo witwa Yesu Kristo ntabwo Yuda siwe data ndetse na Aburahamu siwe data ndetse na Yakobo siwe data na Isaka siwe rwose utubereye ahubwo tuberewe n'amaraso ya Yesu Kristo none arindi kukubwira yuko ubutumwa Yesu ashaka buvugwa nyine kuko ngo nta rindi zina abantu baherewemo gukirizwamo mwise usibye izina rya Yesu Kristo rero impamvu ubona Satani agurutse amaguverinoma mwisi kurwanya ubutumwa nuko azi yuko muri iki gihe hari ikintu kigiye kubaho cyo gutegura itorero mbese Yesu agasuka umuriro agasuka imbaraga z'umwuka wera ahubwo nibigaragaza yuko bagiye kwiga theology isoni zigiye kubakora ku rugero rukomeye cyane kuko nakubwiye ngo Eliya ntiyabonekaga Eliya kandi yari afite ubutware bwa nta muteologiya ushobora kugira ubutware bw'akanwa ndabikubwiza ukuri no cyakoze bagira ibisa n'umwanda wa Baramu ariko ntabwo kuko nyine arabokoshwa na Baraki n'abami kugira ngo bavume cyangwa se bavuge ibyo bagira guteye kandi uwo Baraki ni Satani murome kuko urumva bari kwiyambura kwera Imana yari yabambitse bakajya kwambara umwijima n'umwanda w'amagambo rero ubutumwa nakubwiye ko atari amagambo ahubwo ko ari ijambo ryuzurira muri Kristo Yesu kandi Yesu Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo ni hariho indi nzira kandi Yesu niwe torero nkuko repe enfo de Sadeneshai Abakolosayi 1:18 havuga niwe tangiro kandi niwe tore niwe mutwe kandi niwe torero aho umuntu azaka kubwira ngo ubusengo muri Abasilamu bose bazarimbuka gusa se bazarimbuka cyane bose kandi repene fo de sanda gasubiramo niyo catholicisme bose bazarimbuka cyane niyo adventisme yose bazarimbuka cyane n'aba temuwe de Jehova ba Charles Tezi Ruteri bose banuze bo munuze bagiye kwiga zino teologia yanuze Yulia Charles Tezi Ruteri nyine wazanye ikintu cyanuze cy'aba temuwe de Jehova nibi bintu ababirirwa ngo la tour de garde n'ibindi n'iminara y'umurinzi n'ibindi bintu ngwisisha ibyo byose ni bitabo byandikirwa muri Grand Bretagne
Bretagne byandikirwa mu Bwongereza kugira ngo biyobye isi. Abo bose bafite kurimbuka kandi sabo tuvuze n'abahanuzi na faux prophète cyangwa faux berger cyangwa faux apôtre, abo bose babikiwe umuriro. Rero no kuvuga ngo rero icyo mvuga ni giki, ni igihe cyo kugira ngo ahubwo umuteologie isoni zimukore ku rugero rukomeye cyane kandi atutubikana rwara amaso ndetse atobaka amaso mu izina rya Kristo Yesu, ariko abantu bose bazishimira le mande fade. Niki cyabaye kuri uyu musore Imana yari itumye kuvoma igicaniro cy'Ibeteli hano mu bice 13 byahe, nuko nyine Yeroboamu yamutunze ukuboko kuranyunyuka, ariko yumvira umuhanuzi w'umusaza arangije intare iramuryararimbuka ajya kurimbuka. Rero